Iwe byiza kuri mwese bakunzi bahise mu ncamake mbaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Wari umukozi w'akarere ka Gasabo akekwaho kuyisha umushumba akamutaba mu ifamu nyuma akamutaburura akamuta muri Nyabarongo. Naho umugore w'Ikarongi wahoze akora isuku yafatanywe diplome mpimbano yakoreshaga kugira ngo akore nk'umuforomokazi. Minisitiri Gatabazi yaregewe gitifu ushinjwa gutanga amakuru y'ibinyoma ko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya ntujye kure ndagaruka nyakuramburira nge nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru warambuye. Umugabo witwa Ganza Rodrigue wari umukozi mu karere ka Gasabo akekwa ko yishe umushumba witwa Jean Claude Maniragaba akamuta mu ifamu ya mwene nyina witwa Fabrice Gafunzo nyuma byamenyekana akajya kumujugunya muri Nyabarongo. Iki cyashu Ganza ari gukurikiranwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyabereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kinyinya ho mu mujyi wa Kigali. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko RIB ifite uwo witwa Gafunzo Fabrice na Ganza Rodrigue aho bakurikiranyweho kwica Maniragaba. Avuga ko kandi aba bombi bemera imbere y'ubugenzacyaha ko bishuye umushumba bivugwa ko akomoka mu karere ka Gicumbi na Miyove bakamuta mu gihuru cyari hafi aho ngaho mu ifamu yabo nyuma bakamujugunya muri Nyabarongo bamenye ko byamenyekanye. Dr Murangira avuga ko aba bombi igihe bumvise ko byamenyekanye bataburuye Maniraguha bamujugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Avuga ko abandi bashumba bakekwaho ubufatanyacyaha nka Gafunzo bari gushakishwa. Bamwe mu bashumba batifuje gutangaza amazina yabo bavuga ko Maniragaba ashobora kuba yarishwe nyuma yo gukubitwa na Ganza Rodrigue. Dukomeje n'amakuru yacu kandi umugore w'imyaka 42 y'amavuko uvuka mu karere ka Karongi wahoze akora akazi k'isuku yatawe muri yombi akekwaho gukoresha diplome mpimbano isoza amashuri yisumbuye. Uyu mugore w'abana babiri bivuga ko yari amaze igihe akora akazi k'ubuforomo mu bigo bitandukanye bya leta akoresheje iyo mpamyabumenyi nyamara yararangije amashuri 3 yisumbuye gusa. Abatanga buhamya bazi neza uwo mugore babwiye igihe dukesha inkuru ko mbere yo guhimba iyo mpamyabumenyi yakoraga isuku mu ivuriro riherereye i Rubavu nyuma agira igitekerezo cyo gukoresha impamyabumenyi y'uko yize ubuforomo. Bemeza ko nyuma yo gukoresha iyo mpamyabumenyi yahise hajya gukora mu bitaro by'Imurunda mu karere ka Rutsiro. Nyuma yaje kuvumburwa asabwa impamyabushobozi ye ahita yimukira i Kigali mu kigo nderabuzima cyo mu Gatenga mu karere ka Kicukiro. Umwe mu batanga buhamya yagize ati jyabanje gukora ku kazi mu kavuriro kari Rubavu kuko yatinze muri ako kazi yaje kumenya uko gakorwa ajya gukoresha diplome none hagira Rutsiro akora ubuforomo nyuma nibwo bamusabye diplome ye ari mu kaji Kigali ku kigo nderabuzima cya mu Gatenga. Yakomeje avuga ko aho naho yaje kuhava akajya gukorera ku bitaro byo ku Kacyiru mu karere ka Gasabo ari naho yaje gufatirwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko akurikiranyweho gukoresha impapuro mpimbano. Uyu mugore yatawe muri yombi na RIB ku itariki 25 Werurwe 2021 mu gihe biteganyijwe ko azaburana ku wa kabiri itariki ya 6 Mata mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama mu karere ka Kicukiro. Ingingo ya 276 mu itegeko rigena ibyaha n'ibihano ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo yonona inyandiko cyangwa imikono asimbuza abantu abandi ahimba amasezerano imiterere y'ingingo zayo igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemerwa abakoze icyaha. Umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 niyazabaye amafaranga y'u Rwanda hagera kuri miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa hagahanishwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Dukomeje n'amakuru yacu. Minisitiri Gatabazi yagejejweho ikibazo cya gitifu ushinjwa gutanga amakuru atariyo kubishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Dieudonné wamenyekanye cyane mu Rwanda muri siporo yo gusiganwa ku maguru yagejeje ikibazo kuri Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza gutanga amakuru y'ibinyoma ku mibiri y'abavandimwe be babiri bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994.
abinyujije ku rubuga rwa Twitter kuwa gatanu tariki ya 2 Mata 2021 Disi Dieudonné yandikiye Minisitiri Gatabazi amugaragariza ko ikibazo bafitanye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habineza Jean Baptiste giteye. Yamusabye ko mu gihe u Rwanda rugiye kwitegura kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi bahitiriwe uko gitifu Habineza Jean Baptiste kuko yatanze ubuhamya bw'ibinyoma mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana ubwo yayoboraga umurenge wa Kibirizi bigatuma abagize uruhare mu kwica abavandimwe be muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bagirwa bere. Yagize ati nyakubahwa Minisitiri nabasabaga ko muri iki gihe twitegura kunamira inzirakarengane zakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi bamuhaye ikiruhuko Habineza Jean Baptiste gitifu w'umurenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza kubera igikorwa gipfobya Jenoside yakoze ubwo yari gitifu w'umurenge wa Kibirizi agahisha imibiri y'abacu yari yabonetse umusarani akajya gutanga ubuhamya butari bwo bigatuma abatwiciye bagirwa bere. Nyuma twitabaje nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo adufashe kugarura iyo mibiri kandi byarakozwe yose uko ari ine ubu iri ku murenge wa Busasamana i Nyanza. Disi Dieudonné kuri ubu barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje avuga ko gitifu Habineza aramutse agaragaye mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi kwaba ari kubakomeretsa. Ati yarigishije imibiri y'abacu yari yarakuwe mu musarani ayihisha urukiko maze rufungura abatwiciye bigizwemo uruhare na RIB. Ya mibiri yongeye kuboneka RIB itegeka ko ijyanwa ku murenge wa Busasamana bayihungishije gitifu. Kugeza ubu ikaba itarashyingurwa kubera gitifu Habineza akarere ka Nyanza karabizi n'intara y'Amajyepfo. Icyaha gitifu Habineza Jean Baptiste ashinjwa cyabereye mu kagari Kambuye mu murenge wa Kibirizi mu 2018 ubwo umusarani wa Musabyuwera Madeleine hakurwagamo imibiri ine bikekwa ko harimo ibiri y'abana ba Disi Didas ese wa Disi Dieudonné bahiciwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ubwo bari bahahungiye. Disi Dieudonné avuga ko iyo mibiri ikimara kuboneka hakozwe raporo ishyikirizwa akarere ka Nyanza n'intara y'Amajyepfo ariko nyuma yaho urukiko rw'ibanze rwa Busasamana ruhamagaje gitifu Habineza Jean Baptiste nk'umutangabuhamya mu rubanza avuga ko muri uwo musarani hakuwemo umubiri umwe gusa w'umuntu mukuru. Akomeza avuga ko akeka ko kuba gitifu Habineza Jean Baptiste yaranze gutanga amakuru y'ukuri yaba yarahawe ruswa kugira ngo uwo Musabyuwera Madeleine n'umuhungu we Kayihura Cassien bari bakurikiranyweho kwica abo bana bagirwa bere. Nyuma yaho RIB yakoze iperereza ryimbitse kuri iyo mibiri urubanza rukomeza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye birangira Musabyuwera Madeleine n'umuhungu we Kayihura Cassien hamwe n'icyaha cyo kwica abo bana bo kwa Disi Didas bakatirwa igifungo cya burundu. Mu Gushyingo 2019 RIB yatangaje ko yataye muri yombi umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza Habineza Jean Baptiste akurikiranyweho ibyaha byo kuzimanganya ibimenyetso no gutanga ubuhamya bw'ibinyoma mu rubanza rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe RIB yavuze ko dosiye ya Habineza ishyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo bifatire umwanzuro ariko nyuma yaho yaje kurekurwa ngo aburane ari hanze nyuma yo gufungurwa yoherejwe kuyobora umurenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Aheruka kwitabira urukiko rwisumbuye rwa Huye tariki ya 7 Mutarama 2020 ubwo yaburanaga ku gufungwa by'agateganyo. Icyo gihe yahakanye ibyaregwa avuga ko nta bumenyi afite mu kumenya imibiri y'abantu ariyo mpamvu yavuze ko ari umubiri umwe bakuye mu musarani. Urukiko rwanzuye ko akomeza gukurikiranwa adafunze. Disi Dieudonné yavuze ko atumva ukuntu Habineza Jean Baptiste akiri umuyobozi kandi yaragize uruhare mu guhisha amakuru ku mibiri y'abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati igituma nsaba nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu nuko ibyo bintu nawe akwiye kubimenya akamenya ko gitifu Habineza Jean Baptiste yahemukiye umuryango wacu yawushinyaguriye yahemukiye umuryango nyarwanda na buri munyarwanda wese wababajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habineza Jean Baptiste yabwiye igihe ko ibyo Disi Dieudonné yandikiye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ntacyo yabivugaho kuko ikibazo bafitanye kiri mu butabera. Ati ubu ntacyo nabivugaho kuko byajyanywe mu nkiko mutegereza ubutabera. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme nawe yabwiye igihe ko bategereje umwanzuro w'urukiko kuko kugeza ubu agifatwa nk'umwere. Ati dosiye iracyari mu rukiko dutegereje umwanzuro warwo kandi nibyo baburana. Disi Dieudonné yifuza ko nubwo urukiko rutarafata umwanzuro ku rubanza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habineza Jean Baptiste yahabwa ikiruhuko ntagaragare nk'umuyobozi mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ndagushimiye cyane ko warunkurikiye muri aya makuru. Ni amakuru yahise mu ncamake bakubwira ibigezweho mu Rwanda mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Niba utarakora subscribe nagusaba kubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu atahajya itakugeraho mu mbere nta gutinda. Murakoze nyine twa Abraham Imana
komeze kugubwa neza munogerwe n'ibyo muri gukora byose.